nyine umuntu ahita yimaginamo ikintu ukahita uvuga ati ibi bintu byarabaye ariko abo bantu barabarenganije kuko nyine abanyarwanda twese turi bamwe ariko habayeho ivangura. Njye niko mbyumva ariko njye numvaga bidashoboka. Ariko icyo gihe kigera ubushuti bwarabuze, abantu batangira kujya bicana, baragenderanaga, barasangiraga, barabavandimwe. Igihe ikintu kiza mu mutwe wanjye ni ibihe bigoye nyine ababyeyi bacu banyuzemo. Ababyeyi bacu cyane cyane bo babiciyemo batubwira yuko byari ibihe bigoye cyane. Isomo nkuraho rero ni ukwigira ku mateka nyine y'ibyahise ku buryo ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Reka tubaye ikaze kuri K47 report. Nizere ko rero mumeze neza cyane, nizere ko kandi mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ku biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye tugenda dushyira kuri uno muyoboro wanyu. Uyu munsi rero turacyari mu cyumweru cy'icyunamo ndetse n'iminsi 100 yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero turimo kuzenguruka mu mujyi hose, turimo kuganira n'abantu bagiye batandukanye ariko by'umwihariko urubyiruko. Dukeneye kumenya urubyiruko muri iki gihe turi kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Ese urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside ko bo batigeze bahura nayo, ni izihe ngaruka byabagizeho? Ese abo ni irihe somo muri rusange bakura mu kuba jenoside yakorewe abatutsi yarabaye mu Rwanda? Niki se bigiraho? Niki gituma bashobora kuvuga ko itazongera kubaho ukundi mu Rwanda? Ese bo ni igiki barimo gukora kugira ngo bimakaze ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa mu banyarwanda muri rusange? Hanyuma rero hari abo twaganiriye bakagenda bagaruka ku kuba byarabagizeho ingaruka zikomeye cyane kubera ko babuze abavandimwe. Usanga umuvandimwe we ari papa we, ari mama we gusa, nta handi hantu ashobora kwerekeza amaso ati hano ni kwa runaka, ni mwene wacu. Reka tubanze tuganire nabo hanyuma mwumve uko babitubwiye. Cyambere uko nabivugaho na amateka. Amateka tuba tugomba kwibuka, gusigasira. Ababyeyi bacu cyane cyane bo babiciyemo batubwira yuko byari ibihe bigoye cyane. 1994 jenoside ngira ngo nibwo yagiye ku mugaragaro nyine tangira gukorwa, ariko batubwira yuko na nyuma yaho nako mbere yaho abatutsi barishwaga, ariko uriya mwaka twavuga ko aribwo nyine byabaye cyane cyangwa se aribwo byakozwe cyane. So rero nkatwe muri kino gihe cyo kwibuka nk'abajene cyangwa se urubyiruko, bidusaba nyine gusubira inyuma tukajya gusura izo nzibutso, kujya mu biganiro tukumva iby'abantu bari bariho icyo gihe, nyine uburyo baciye muri ibyo bihe babitambutsemo. Muri make uko nabivuga nyine ni ibihe bitari bigoye ku bari bariho, bitari byoroshye nako mumbabarire. Nyinshi cyane zirahari, kubura abo basogokuru, ba marume, inshuti z'imiryango, abaturanyi, abavandimwe. Batubwira ko mbere itaratangira cyangwa se bitaraba abantu baragenderanaga, bari inshuti, ariko icyo gihe kigera ubushuti bwarabuze, abantu batangira kujya bicana, baragenderanaga, barasangiraga, barabavandimwe. Ariko nahamya ko ubu ngubu ubumwe bwaragarutse, abantu baraganira, abantu barasabana, abantu baragenderana, abantu barababarirana, mbese ubu ngubu nyine hari amahoro. Ni irihe somo rikomeye nk'urubyiruko rwakuye mu kumva ayo mateka ba papa wabo, ba mama wabo, bavandimwe banyuzemo? Kutagira amacakubiri, kutagira umuntu wanga hari icyo umuziza ngo kuko niko ngo yavutse ameze uku. Mbese kwirinda icyadutandukanya nk'abajene cyangwa se nk'urubyiruko, niryo somo nyine navuga nakuyemo. Iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka, ni igiki kigukora ku mutima?
icyo navuga cya mbere kinkora ku mutima cyane na ingabo zabohoye igihugu cyangwa se zahagaritse jenoside, njye nizo zinkora ku mutima cyane. Ubwitange bari bafite, kugira ibyo bigomwa, urumva batubwira yuko hari abagiye mu mashyamba bari bakiri batoya, baremera bava mu byo bari barimo nyine, bafata umwanzuro wo kujya ku rugamba guhagarika ayo mabi yari arimo arakorwa. Navuga ko ku rubyiruko biri mu masomo natwe twakagombye kwiga cyane. Ubwo bumwe nicyo kintu numva twakishimira, kuba nta muntu ukikureba ngo akubonemo amoko. Nicyo kintu twakagombye kwishimira, tukanabisigasira, ahubwo abakibifite tukabakumira cyangwa se tukabibabuza, tugafatanya nyine tukubaka igihugu. Ubwo bumwe buhari numva aricyo kintu twakagombye kwishimira cyane. Wowe ni gute usigasira ubumwe ndetse n'ubwiyunge muri rusange? Ukora iki kugira ngo icyo kintu kigerweho? Kutagira urwango, kumva ko nyine mugenzi wawe nimba aturuka ahangaha, icyo cyaba aricyo ushyira imbere, ahubwo ushyira imbere icyo afite mu mutwe. Njye nicyo kintu nagenderaho. None se ubona hari icyo social media ibangamira ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge? Navuga ko nabivuga mu buryo bubiri, hari ikibangamira ariko hari n'icyo yakavuye. Hari abacaho bakafata uwo mwanya nyine bakagobeka amateka, bakayavuga ko atari, bakavuga abayobozi nabi. Urumva aho ngaho ni kuri side mbi. Ariko natwe nkeka ko wenda ku bashaka kubirwanya natwe niho twagaciye, tugakoresha izo mbuga nkoranyambaga, natwe dushima ubuyobozi bwacu, dukorera hamwe. Mbese iriya ni platform yo kugaragaza uko ibintu bimeze, apana kwangiza uko ibintu bimeze. Hanyuma se wumva wenda nko kubarokotse gutanga ubuhamya hari icyo bibafasha nk'urubyiruko? Yego, biba bimeze nk'aho ari amasomo turi guhabwa, cyangwa se duhabwa uko ibintu byagenze. Ni gute noneho twatuma ingengabitekerezo ya jenoside itongera kubaho? Ni ugushyira hamwe, tukirinda abatujya mu matwi batubwira by'amacakubiri, tugakorera hamwe nk'urubyiruko. Ni natwe imbaraga z'ejo hazaza. Nitwirinda ibyo ngibyo byose by'abashaka kudutanya, ndakeka ko nta kintu tutazageraho. Kandi ndakeka ko ubu ngubu igihugu kirubatse, turaryoshye muri make, niko nabivuga, kuruta ibyashize. Nkeka rero ko ari byo twakagombye kureba, kuruta kureba icyadutandukanye cyangwa se icyadushwanya. Ni ubuhe butumwa wagenera urubyiruko muri rusange? Dushyire hamwe, nirwo rubyiruko, niyo nama nagira urubyiruko, gushyira hamwe kabisa, tugasenyera umugozi umwe, tugakora nyine ibintu biri mu mucyo, apana ibintu birimo amanyanga. Ubona gushyira hamwe hari aho bidashoboka mu rubyiruko? Naho bitashoboka byaterwa n'umuntu. Nyine wenda hari ubwo ujya ubona byanga? Hari aho njya mbona byanga, nabwo ariko hari imvugo bajya bakoresha ngo gutamika. Hari uko umuntu aza akaguha amafaranga afatiranye kuri mu gakrize k'ubukene, akaba yatuma uvuga ibintu utakagombye kuvuga, noneho plus ukanavuga n'ibintu udahagazeho utazi, ugasanga ugiye kugobeka amateka. Ariko burya bavuga iyo umuntu ari imfura yatojwe, hari ibyo uba ubona nawe utajya gushyigikira. Irankunda Patrick. Jenoside yabaye uriho? Oya, ntago nari ndiho. Ntago wari uriho. Hanyuma se uyu munsi iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka, nkawe Patrick utari uriho mu gihe cya jenoside, kwanza ni igiki cyiza mu mutwe wawe? Njye ikintu cyiza mu mutwe wanjye ni ibihe bigoye nyine ababyeyi bacu banyuzemo,
uko najyaga nganira na sogokuru kera akambwira ukuntu byari bimeze, akambwira ukuntu nawe yarokotse inzira yaciyemo, wumva ni ibintu bigoye cyane. Ubwo rero muri iki gihe cyo kwibuka nyine rumva ntabwo aba ari ibintu byoroshye nyine, gusa nyine umuntu arabyihanganira. Yego, muri rusange se nk'umujene utarabaye muri biriya bihe, ni irihe somo ukuramo? Isomo nkuraho rero ni ukwigira ku mateka nyine y'ibyahise, ku buryo ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Uko urabona hari abajene bari mu kigero cyanjye nk'iki, mu myaka nk'iyo mfite uyu munsi, icyo gihe nabo bagiye bijandika bakoze ibyaha bya jenoside. Uyu munsi muganiriye yakubwira ko yicuza cyane. Rero tugomba kwigira ku mateka y'ahahise, ku buryo nta muntu nk'urubyiruko, nta muntu wakongera kudushuka ngo tujyane mu bintu nk'ibyo ngibyo. Bibaye turi kwibuka kandi mu gihe imbuga nkoranyambaga zafashe indi ntera, zarazamutse cyane, zirakurikirwa cyane. Ubona imbuga nkoranyambaga hari icyo zakwigisha by'umwihariko urubyiruko ku mateka yaranze u Rwanda, cyangwa se imbuga nkoranyambaga zishobora gufasha kwigisha cyangwa urubyiruko gusenya aya mateka y'u Rwanda? Icyo kibazo rero najya gusubiza mu buryo bubiri. Hari aho zisenya, hari n'aho zubaka, kuko hariho abantu benshi usanga bakora ibintu bapfobya jenoside, hakaba n'abandi usanga bayemera, hakaba n'abandi uvuga ngo habaye jenoside ebyiri. Urumva ibyo ni ibintu biba bitandukanye. Nk'urubyiruko rero, nk'abantu batari bariho icyo gihe, urumva uba ugiye kunyura mu nzira nyinshi. Hari abagushuka, hari abakubwira ukuri, biba bigoye kubatandukanya. Ariko icyiza ni uko dufite ubuyobozi bwiza bwegera abaturage kandi bukunda urubyiruko, butubwira ati ibintu n'ibi byagenze gutya, dore byarateguwe na leta, yabishoyemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo itsembe abanyarwanda, ikatwereka uko byagenze. Kandi ikindi nira gahunda yo gusura urwibutso, nanone nashimira leta cyane, kuko ifasha urubyiruko kumenya amateka. Ntago umuntu yaza ngo akubwire ngo byagenze gutya kandi uzi ukuri urakuzi, uko byagenze urakuzi. Icyo nakubwira cyo rero, imbuga nkoranyambaga utazitondeye muri iki gihe wasanga zigushuka, zikakubwira ibintu by'ibinyoma, kuko hari abantu hanze aha bafite ingengabitekerezo cyane, barahari kandi namwe mujya mubibona. Yego, urakoze cyane. Hanyuma se ubona mu by'ukuri twigishwa ubumwe n'ubwiyunge, ubona bushoboka? Burashoboka, ariko atari 100%, kuko harimo abantu benshi nyine bagifite ibintu by'imyumvire itari myiza cyane, itari myiza na gato. Barimo benshi cyane, kandi kenshi na kenshi usanga ari n'urubyiruko, harimo n'abavutse nyuma ya jenoside, usanga bafite ingengabitekerezo. Nkeka ko baba bayikura nko ku babyeyi babo. Ubwo rero ugiye kuvuga ngo aka kanya ngo umwe n'ubwiyunge bwagezeho 100%, haracyari urugendo, ni step by step. Haracyari byinshi byo kwigisha, byo guhindura. Hanyuma se muri rusange nk'umujene, jenoside yabayeho atariho, ubona iyo mwitabiriye ibiganiro cyane cyane bino bibera mu mudugudu, nize nyigisho mukuramo? Bose biba bigoye kubyiyumvisha yuko nk'umuntu yafashe nk'umuhoro agatema umugore we cyangwa agatema umuturanyi, agatsemba umuryango akawurangiza. Ariko ntago biragora kubyumva cyane. Ariko nk'abantu bariho icyo gihe batubwira amateka, urumva nawe ufite famiye, umuryango wacu twabuze abantu benshi, ariko bambwira amateka, bakambwira uko byari bimeze. Najyaga nganira na sogokuru akanyereka ati hariya hari hatuye uyu n'uyu, hari hatuye uyu n'uyu, byagenze gutya na gutya, agenda amenya amateka pe. Niyo ngiye mu biganiro
nk'abantu babaga batuye muri uwo mudugudu batanga ubuhamya bakavuga ukuntu byari bimeze, ukumva ni ibintu bigoye kabisa. Urumva nk'urubyiruko nyine aba ari ibintu bigoye kubyumva kabisa. Nk'urubyiruko sasa ni uwuhe musanzu utanga kugira ngo never again cyangwa se ntibizasubira ukundi bizagerweho? Umusanzu natanga rero cyane cyane nabanza gushishikariza urubyiruko bagenzi banjye ikintu bita ingengabitekerezo, n'ubundi nta kintu yabagezaho, n'ubundi byabaye kuko byashyigikiwe na leta. Iyi leta iriho ni leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Nta munyarwanda ushobora kongera guhohotera umugenzi we amujijije ngo nuko ari ubu bwoko, ntago bishoboka pe. Rero kumva nk'umuntu w'urubyiruko ugira ingengabitekerezo ngo ni nguriya ngo ni iki n'iki ngo ngiye ngo simukunda, ibyo bintu biba mu mutima we, ugasanga n'ubundi biramubuza kugira icyo akora, ntatera imbere kubera ikirwarwagwa ababyeyi be bamushyize mu mutima we. Ariko n'ubundi nta kintu bizamumarira, nta n'ikintu azakora pe. Icyo nashishikariza urubyiruko rwose, ikintu bita ingengabitekerezo bazakireke kuko irabasenya bo ubwabo, kuko u Rwanda aho rugeze nta muntu wakongera kurusenya, ntabwo byakunda. Ukahita uvuga ati ibi bintu byarabaye ariko abo bantu barabarenganije, kuko nyine abanyarwanda twese turi bamwe, ariko habayeho ivangura. Njye niko mbyumva, ariko njyewe numvaga bidashoboka. Isomo dukuramo wenda natwe ni ukwirinda nyine kujya dutandukana bagenzi bacu, twumva ari icyo ngicyo yenda. Jewe mbabona nyine abanyarwanda twese turi umwe, nta mpamvu zo kuvuga ati nguriya ngiki n'iki. Twese turi abanyarwanda, tugomba gufashanya no kubahana. Nyine buri muntu wese mpfa kuba muhuje ururimi, muri abanyarwanda nyine twese hamwe turi abanyarwanda. Tugomba nyine gufashanya bimwe na bimwe. Hari n'igihe ariko usanga abantu bose ntabwo ariko dufashanya. Hari igihe usanga hari aho ugera bakarwana, ugasanga ngo gikubite ibintu byinshi, ariko njyewe ikintu nkuramo nyine ni mu kumvikana n'umuntu